Hola, hola, hola. Masisi Tourism. Twageze Rubero. Ahangaha ndi centre Pita Congo. Iyo yose niyo bakomeza Saidi gusubira za ntuza za Kirunga. Umuhanda uratambuka uragenda. Motari ni aye. Hey, yewe kuye mwanyo mucaca niwo mucaca mwimerere Masisi caca wa Masisi kabisa. Dore ni amashyamba yose, nta amashyamba ubona ibikuyu y'amakara bambuka ugereye hakurya zose ni ibikuyu, harimo inka cyane kandi abonye bakunda ubworozi cyane ariko bafite ubworozi kurusha ubuhinzi. Ibintu byabo ni ubworozi kabisa. Nitubona uburyo tuzaganira n'abaturage baho nabo baduha ubuhamya, ariko muri make Kongo ni ahantu umuntu wese yakwifuza kuba, kubera ko ni isi nziza pe, isi nziza y'imirambi gusa. Ni imirambi, ibikuyu byiza, nta misozi uko mubibona, nta misozi iri n'ahagaze, ntayo kabisa. Turakomeza mu kanya, reka tujye mu Mukama. Ngaha murebe amashyamba kabisa guys. Dore ibiti, habonye Kongo. Dore ibyo biti byose biraryamye. Abaciye amakara muri he? Dore iyo nka kuntu iteze. Pita Congo, murebe umusozi, iyo misozi, iyo mirambi, imisozi turambi gusa. Urabona kwe? Urabona? Dore umucaca w'Pita Congo, urabonye? Visit Masisi, twageze Pita Congo. Masisi Tourism, twabagejeje Pita Congo. Pita Congo murebe umucaca waho, ni heza cyane. Bari baratubujije Nyangabirama. Dore izo nka zaho, dore iyo mfizi y'isera yewe, wayibonye? Dore iyo shashi, dore nyina w'imfizi ngiyi. Pita Congo, dore amashyamba sasa, ishyamba y'umwimerere. Uyu ni umuhanda ujya umuhanda mu ntara hepfo hagana ku irembo, umuhanda akajya inka bayita tugiye kunyica. Pita Congo ndiyo chakwa ya bei ni soko sasa. Sasa hapa ndio kulikuwa soko na zamani. Ilikuwa mwingine. Walilunguza kao. Ilikuwa mwingine, tusanye basada walifika. Okay. Sasa ndio mnahamishia soko hapo. Okay, courage. Pita Congo. Ni Pita Congo. Ndio isoko. Ahangaha igiye cyo barabeshya murahazi. Akadanga hari iwabo.
Kibaye dore wanyu ushanga hari amashuri hano bavukiye. Kurura se urayabona ra? Muri aya mashuri kibaye ngaho iwanyu. Ngaho. Ahandi wavukiye. Sisi tourisme, hello. Twageze Peter Congo. Peter Congo. Iri ni isoko bari kubaka. Naho bari kubaka isoko. Abaturage rwose barishimye. Ishimye iterambere kino mu bibagejejeho. Bari kuza utangiye kubakira isoko, bari gusiza murabibona. Kabisa murabona ko nta kibazo. Byamamara bisawa akambure byata nkakorera imanzi naciwe na mama ikibamba nagabiwe na data impano nahawe ntazata umurambi wo hakurya uriya wiyumva mu mubiri wose uro wanjye kabiri kose hano hasi mbwira ngo ni muko hano hasi murebe isi ziruta neza zitazamira urabona uyu muhanda ujyanye kunyateka we Daje mubyeyi we ngaho nyakira n'inyishi n'agakebe mukwa nyakira rugwiro ngukunda na kera yo bitagira isazi ambiwe guhora bakumbarira ushaka kurimba nkureba tutazabageza wabonye se mpagurukanye n'ingoboka rugamba mpagurutse ndindirira rugamba aya macumi nsumbane ibitugu bihetse gakondo twizihiye abakecuru n'abakambwe abana n'abambara mpumbya bafite akumva isoko hano ni mu isoko kabisa n'abagiye ku rakomeje guhora bakumbarira ushaka kuririmba nkureba ndaje mubyeyi we ngaho nyakira nyakira n'inyishi n'agakebe mukwa nyakira rugwiro ngukunda na kera ndambiwe guhora bakumbarira ushaka kuririmba nkureba ndambiwe guhora bakumbarira ushaka kuririmba nkureba ndambiwe guhora bakumbarira ushaka kuririmba nkureba ariko mubwire iyi niba yita gute ibara ryayo